MC Clever Official, Clever Show Comedy. Muraho neza Banyarwanda namwe mutuye u Rwanda. Ndubasuhuza aka kanya rero reka mbabwire ibyo mbonye. Buriya njyewe rero ibyo mbonye ntabwo njyambisha mu mico yacu murabizi yuko twebwe ngo tugire umunwa. N'ubundi nanjye ndakambipfuye. Ntacyo njya nceceka nta kintu kereka icyo nibagiwe. Aka kanya rero nari ngiye kuri YouTube. Nuko ngeze kuri YouTube no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Nja kubona inkuru irimo iragenda itoyindika niko njya numva babivuga. Nuko nagiye ndasikororinga down ndongera ndasikororinga up nuko babivuga mu ndimi z'amahanga. Ngiye kubona mbona inkuru irimo iragenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ngiye kubona mbona ngo Ariel Wayz na Juno Kizigenza ngo ibyabo byabaye injyana. Reka aba bantu mbabwireho gatoya baraje bakora indirimbo bayita Away. Iyo ndirimbo bise Away yaje gukundwa cyane nuko bagira ibyamamare. Bamaze kugira ibyamamare kubera ukuntu yari indirimbo y'urukundo. Nabo dusanga bari mu rukundo. Ariko urwo rukundo ntabwo rwaje kuramba ahubwo byabaye iby'akanya gato. Byabaye nka bya bindi Abanyarwanda bicaye hamwe bagaca umugani bakavuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ubwo nanjye nk'umunyamakuru murabizi yuko ntajya nceceka. Ibyanjye bivuga gusa n'ubundi Imana yampaye umunwa kugira njye mvuge. Ubwo naje kubegera ndababaza kugira ngo mbare amatsiko abafana banjye namwe mube mufite amakuru yuzuye nuko nanjye naje kuyatohoza nkayabona. Nuko nahamagaye Ariel Wayz kubera ko message zari zibaye nyinshi. Mbona ziri kuba nyinshi wagira ngo we nta nubwo anazitayeho. Nuko namubajije ndamubaza ni Ariel Wayz izi message ziri kukubwira yuko uri kwiruka kuri Juno ugenda uhora uri kwiyobya. Ese ngo kuri guta umwanya bimeze bite? Mikoro ni iyawe ngaho tubwire. Message zinyobya zo nta mwanya. None se Ariel Wayz reka nongere vuba. None se ubwo ahantu mutuye abantu barabizi yuko usubiye mu rukundo na Juno? Bamwe birabatungura. Ariel Wayz ariko nukuri kuvuga ibyo byose ariko ngo uri kwiruka inyuma ya Juno. Uri muramwirukaho cyane. Tumara amatsiko ku ese ko kuri kumwiruka inyuma. Sinzamuva inyuma. None se ubwo Wayz we ubwo abantu bumva koko ibyo bintu barabyumva neza ko ugiye gusubira cyangwa se wamaze gusubira mu rukundo na Juno? Ese babyumva gute cyangwa bazi impamvu yabyo? Harabibaza impamvu njye mukunda. Nuko ubwo ngubwo nanze gushira amatsiko kugira ngo menye neza yuko ibintu ari byo nza kubaza Juno. None se Juno nawe ngwino hano umbwire ko Ariel Wayz agukunda. Izo mpaka abo bantu bari kukugisha n'iziki? Mbabarira umbwire izo mpaka n'iziki? I made my choice nawe tukijya impaka. None se Juno wowe utambeshye? Iyo umutekerejeho wumva umeze ute? Iyo umutekerejeho mbwiza ukuri wumva umeze gute? Mpora numva ndi ready. Juno mbabarira umbwiza ukuri. None se ahubwo ko umenye neza yuko Ariel ari kukwiruka inyuma kandi ngo atazakuva inyuma. Wowe mbwira iyo ubitekereje ubivugaho iki? I never stress myself kuko ndamufite. Yega Juno ibyo byizere noneho biranca. Reka nigarukire kuri Ariel Wayz kuko wowe ndiko mfite kwiyemera kwinshi. Ariel Wayz wowe umva ibintu biri no kubaho noneho. Mbonye message mukanya ivuga ngo n'ubundi ntimuzamurana. Ubu ngubu abasaba haters koko. Mbabarira ugire ijambo na rimwe umbwirira aba haters batangiye kubabarira imyenda. Aba haters baribeshya. None se kubera icyo uvuze ngo baribeshya?
irabasha kudusenya. Ariel Wayz noneho ngaho babwiriza ukuri pe babwira ikinyarwanda babwiriza ukuri kwawe kuri Juno ni iki bakwiye kumenya neza Mumenye neza ko nta mwanga. ubwo musubiye mu rukundo rwayo ibigiye kubirukaho ni byinshi ndetse n'abo bahetazi bagiye kubirukaho ari benshi ngaho babwira ubuse muri hehe kuko ubundi bazabafata bakaba batandukanye Turi imbere nta nubwo mwadufata. reka nigarukire kuri Juno Ariel Wayz ndumva ko ku rukundo rurimo neza Juno ukimara kumva ibyo Ariel Wayz ari kuvuga none se wowe tubwire ukuri nawe ni iki kitwereka yuko uwo mwana koko agukunda kandi yagusariye tubwire n'iki cyabitwemera Kabone niyo yaba ari busy ntajya mburira umwanya. none se niba koko ubihamya yuko agukunda wowe n'iki wamuhaye ku buryo nibura nawe atuje akaba afite icyizere ni iki kintu cy'agaciro wamuhaye Namuhaye umutima. yego ko mwana Juno uzi ko koko bya bintu biri seriye kandi se niba waramuhaye umutima n'iki kindi wumva wamuha n'iki kindi wamuha Namuha n'ubuzima. none se Juno nawe numvise koko byose azabikwegurira niba umuntu yaraguhaye umutima we akaba yaguha n'ubuzima urumva nta nubwo byoroshye noneho rero dore ikintu ngiye kukubaza ese ni iki kuko iyo muri kugendana muba muri kumwe ese ntabwo ajya gusiga mbwira niba ajya gusohokana nagusige Ntajya nsiga inyuma. ayi gatata we noneho ibyanyu birancanze ubu se noneho ndabikemura gute none se ahubwo nimumbwire mwembi ibyanyu mbyite gute ibyanyu byabaye gute nibura muri iyi minsi yego ko mana Juno ngaho nawe bihamye Ibyacu ni injyana. niba nawe wabikunze ngaho kanda sabusiga nayo kuri iyi channel yanjye yitwa Kizigenza numara gukanda sabusiga nayo nurangiza ujye no muri komenti ugira ikintu umbwira nasakoraho ubutaha ikindi kandi ntibibagirwe gukanda like kuri iyi video kuko biradufasha cyane murakoze kudukurikira naho ubutaha